ndagira ngo ino niba urimo kureba wa niyori urimo kumva iyi niba urimo kureba urimo kureba idarapo ry'igihugu ndi kuribona uri kuribona ndimo ndaribona urimo kubona mashini y'igihugu ndi kuyibona urimo kubona agenda y'igihugu ndi kubibona iyi ntebe rero ni iya meya w'akarere ka Nyanza iyi ntebe uzi ibyaho byabereyemo iki kizungereza imbona iki kizungezemo kukibona ndi kukibona ndagira ngo urimo kubona uno mugabo wundi w'aka karuvate n'agashati k'umweru n'ubwanwa bukeya rwose ndi kumubona uyu wa hano hino ukongera ukabona mwene ahangaha kuri iyo ntebe wavuga y'ibiti z'iyo ntebe za kera ariko ikiri nshyashya iri ahantu hameze nk'ari mu gataje irimo ibintu amaguru y'imihondo uri kuyabona ndi kuyibona ukongera ukareba umugore ufite akabiki ndi kumubona uyu mugore ko nzi ko abaye mu karere ka Nyanza uyu mugore ashinzwe iki muri minisiteri ko mbona yicaye mu ntebe ya meya ntacyo ibintu n'ibyo ndi kwibaza uyu mugore rwose ariko amakuru uyu mugore nakomeje kugenda mbona amakuru yiwe hano kuri za Instagram za TikTok kuri YouTube ba buri kantu ba buri nguni ba Mutesi Kovia bande bose uyu muntu uzi ko ariwe yaba ariwe mani uyu mugore barimo kugenda bamugarukaho rero bagize gutya amakuru mfite ubu ngubu ngo nuko ishyano ryacitse umurizo kagira inkuru ishyano ryacitse umurizo mu karere ka Nyanza iyi ntebe ya meya irimo gusanga yasambaniweho uyu meya wa Nyanza agize gutya ko se ko twari tuzi ko nta munyenyanza unyaza undi ibi byo byabaye gute mu kwagira imana ariko barimo kuvuga ati uyu mugore ashobora kuba yakoreshejwe nk'agatego kugira ngo uno meya yegurwe ariko abaturage bakavuga ati uyu muturage cyangwa uyu mugore iki kizungerezi cyangwa ino nshoreke ya meya bakavuga ko iyi ngiyi ari inshoreke ya meya guturuka 2024 ariko rero ni na cyiza ibyo biva ku irari uguturuka 2024 ngo uyu mugore ari inshoreke ya meya ubu bivuze ngo bamaranye iki bamaranye hafi igihe kigera mu mwaka n'igice ngo ari inshuti ngo nyuma y'uko ngo meya ngo agize agatotsi mu rugo rwiwe yeboneye ikindi kizungezi kijya kumwoza amarira ubu iki nicyo bamaranye hafi imyaka 2 hafi umwaka umwe uzi ko ushobora gusanga nacyo cyatumye ahubwo n'uwo mugore hazamo agatotsi baburetse maze ngusobanurira mugabo umenya amakuru yame neza ureke ibi bintu ndimo kumva utanabiziho nta makuru ufite reka nkwa amakuru cara wige ahubwo cara wumva amakuru nk'abandi bose niyo waruje muri studio utabanje kumenya amakuru manzi mbwiza ukuri wasomye ino nkuru cyangwa jewe nabiciyeho ntaho wabiciyeho nabiciyeho niruka ntukambeshye ni gute ngo ndimo kumva nta makuru ufite ceceka icyo wikiriza gusa nkubwira amakuru uyu mugore rero yagize gutya n'uyu mugore ni umugore w'abana 3 nubwo ari umukobwa n'uyu meya akagira abana 4 ariko nta ibyo bidahagiye kujya abo bana bakagira n'abagore bose uyu mugore afite umugabo se umugore wewe nese afite abana 3 nta mugore agira uretse manze ngubwira ibintu wiburana ka manze ngubwira ibintu uyu mugore yagize gutya akundana n'uyu nguyu meya w'akarere ka Nyanza ngo uyu meya w'akarere ka Nyanza ngo asanzwe yikora akazi kiwatuje ngameze neza ngo abaturage basubiriza igihe ngariko nyuma yuko akundanye n'uyu mugore irabiza abagabo igitsina cyaradukoresha kandi cyanatuyobora nta nubwo meya rega bura wamurenganya kuba yabomoye ntago wamurenganya uri kumva nawe byakubaho uri umuntu w'umugabo rero ngo meya yagize gutya ngabafashe ino nshoreke ngabarayirongoye muri kwa kuyirongo abona uyu mukobwa umurongo yagira ngo ibintu byose yamuhaye atize n'ubundi ko meya ngo n'ubundi ngo meya ko ubundi guhina we yagiye yicaye ko sinzi matemo kubabeshya ntago ibyo ndimo kubona nk'urugero ni ibintu byanjye n'ibitekerezo byanjye n'ubwo urimo kubitekereza nawe ufite ukundi kuntu bitekereza nanjye ufite ukundi kubyumva neza kandi sinakora ibitekerezo by'undi muntu kuko arimo kubitekereza ngabagize gutya ngo uyu meya w'akarere ka Nyanza kamaze kurongora kino kizungerezi cyangwa ino ndaye ino nshoreke yiwe reka tuyite nshoreke ntabwo twete ndaturayirongoye cyangwa cyatico cyatabizi reka tuyince nshoreke ariko umuntu uva mu rugo rw'abana 3 akajya gusamba n'umuntu w'abana 4 ubwo bakaba abana 7 n'abandi bantu 2 ubwo n'abantu 8 wabaciye inyuma twavuga yuko ari indaye ari meya w'akarere ka Nyanza ni indaye ari n'uno mukobwa nawe ni indaye uno mugore nawe ni indaye bose ni indaya bagize gutya ngo meya barongoye uyu mukobwa meya kirongo no mukobwa uyu mugore agira ngo meya yamuhaye iki yamuhaye intebe n'ibyo byose ahubwo bivuge nuko umukobwa ati se n'ubundi sheri wanjye ubundi ko byose wamaye ntange byose nkaguha
waretse hano nkayifatiraho udufoto abiza abagabo nabo iyo umaze ku gitsina amaze kurangiza ati genda n'ubundi wifotoze muko akimara kwifotoza amaze ko byo wari wifotoza ari kwifotora amafoto akabika ngo abagiye kugira ute gupostinga